Bogari n'abantu yagisha inama kuko yaza kuzibagisha yego sahi ibyamubaye ntabwo byari kuba byamubayeho yego bari kumubwira bati wenda n'urugero yego umusaza azaba yahaje yego noneho bugiye wenda maison de jeune yego cyangwa se bugiye petit stade yego cyangwa se bugiye muri arena kuko nyakubahwa perezida Paul Kagame yatwubakiye ahantu hanini cyane ho gukorera yego yo bamwita Ashton Big sha ntabwo nzashaka umugore ahubwo nzashaka umwana wese ntabwo uzashaka umugore keretse mbaye ngabanyije ibiro nibwo nashaka umugore kubera iki se kubera ko nyine ari byo nsabwa ahubwo ngiye kubera ko mbizi neza ko mfite imbaraga nkeya z'umubiri niyo mpamvu rero ngomba kugira gute kuba ndetse gushaka ariko hari igihe aho nkashaka umwana unese uzashaka umwana gute nta mugore nzashaka umukobwa umbyarira ariko uzi ubwenge bivuze ngo igihari ni kimwe ni uko mfite imbaraga nkeya z'umubiri urumva ntabwo rero nkeneye ngewe umukobwa azajya ahora anca inyuma buri munsi kwaje kwapura nta kabara kujya ugira ubwo ntabwo kajya kademara oya ndademara komeza tugende nta kibazo you already know me my people out there. I call me the teacher in the city, the vibe manifester, the leader in the jungle, the dreamer in the struggle, the seeker in the story. Unyite rutikanga rutijanda rwema w'intwari mbarushimana ndishongora 50 ngabariti kurashorwa amabuka abanze banyita umuhungu umuhanga ku muheto nahize n'abato ariko iteka iyo mpuye na fisi turahuza. Nanone kandi ndongeye nihuriye na fisi yaraje mu cyo bita igikoko day no munsi Bogari yatumiyeho abantu be ngo abamukurikirana ngo bazaze ngazabategera moto ngabandi ngazabishyira amatike fisi nawe yari yaje bimugoye ariko aza mu gikoko day birangiye ahageze asanga igikoko niba cyabaye ipusi niba mugenzi wanjye ibintu byamo isosi yaguyemo ubushishi isosi yaguyemo inshishi no kuvuga ngo amakuru mfite yego umusaza yego nyakubahwa yego mukuru ubwo bahita bamumenya yego yarari ahantu noneho byari biri ngombwa ko n'ababogari bari bukorere yego rero kubw'umutekano w'umusaza tunamuha respect yego nubwo nyine biba ngombwa yuko urumva ahantu umusaza ari haba hakenewe umutekano rero Bogari turanamwihanganisha nyine kubera ko umusaza yari akeneye umutekano ntago byakunze yuko akorera aho hantu hanyuma biba ngombwa yuko nyine babirukana ku bw'umutekano ariko Bogari byari byagenze neza nababonye bari gukora bona ba papi nge ntarahagera nanjye mva Kacyiru hafi y'aha ngaha uko ntuye hano hafi munsi ya presidence mitanza kumushyigikira nibwo rero nahageze nsanga ngo bamaze kugera gute kuba bababwiye bati rero mwegeye hirya umusaza wanze gahunda ze noneho mushaka kuza nyuma cyangwa se mukazakora n'undi munsi ikibaye ngo abahungu bahise bohereza mu ishyamba babona batakorera ahangaha ngo kubera ko bari bapanze gukora nta burenganzira babifitiye ese nkaho nk'umuntu mukuru ubona Bogari ibintu yakoze nta bwana bwinshi yashyizemo ubwana yabushyizemo kuko ntiyabanje ngo abaze ubundi yagombaga kubanza akabaza nuza convention center nimba nta kibazo kizabamo hanyuma arangije arifata hamagara urubyiruko rwinshi barangije baza ku mbuga ngari nta burenganzira babifitiye ese ubona Bogari hari abantu yaba yaragishije inama bakuru cyane cyane mu bantu bajya bahakorera n'imikorere yaho yego urakoze cyane Bogari n'abantu yagisha inama kuko yaza kuzibagisha sahi ibyamubaye ntabwo byari kuba byamubayeho bari kumubwira bati wenda n'urugero umusaza azaba yahaje noneho bugiye wenda maison de jeune cyangwa se bugiye petit stade cyangwa se bugiye muri arena kuko nyakubahwa perezida Paul Kagame yatwubakiye ahantu hanini cyane ho gukorera
yo bamwita Ashton Big yo yego urumva yadukore ahantu henshi cyane ho gukorera ntago rero yari kubura aho akorera urumva rero we yabizanyemo ubwana yego ubona uretse wowe wenda uhageze ugasanga bisa n'ibirangiye haba hari abandi bantu benshi baba baje kureba Bogare ariko bikarangira batamubonye cyane wenyine baje ari benshi cyane aba content creator bose cyane bose bari kubitangira hanyuma n'abasanzwe babirimo nyine n'abasanzwe babikora ako nyine biba ngombwa yuko urumva biba ngombwa yuko kubera ko baba bamubwira ati bugiye baramubura nyine ariko bari bitabiriye ese wowe mu maso yawe uko wabonye ubundi mu by'ukuri ibintu Bogare yari arimo gukora ari ibiki ko abantu benshi bambazaga ngo ese ngo Bogare ngo hazaba iki ngo niki kintu kizaba ko ne bari guhamagara abantu mama yari buririmbe ni umuhanzi aratubiye abahanzi mu by'ukuri wowe wabonye abantu ko bari baje gukora iki no kuvuga ngo yowe Bogare ni umu content creator rero kuba ari umu content creator ntago yari kubura icyo abwira abantu urumva yari yatumiye n'aba content creator bagenzi biwe bakiri batoye ntago yari bwabura icyo bakoresha cyangwa se icyo babwira ngo bakore abantu benshi bakavuga bati uretse no kuba wenda atarasabye uburenganzira ariko nta mitegurire mizima yari ihari nta muntu wari uri kuorganiza nta protocole ntaki ati ni nayo mpamvu nyamukuru abantu bashobora kuba abayobozi bashobora kuba bavuze bati Bogare nave hano nta kintu yazanye abantu badafite gahunda n'urugomo n'ibikorwa by'urugomo wowe urahamyamanya n'abavuga gutyo cyangwa ntago ari ibikorwa by'urugomo kuko ibingibi ni uguteza urubyiruko nyine imbere ni ugufasha urubyiruko ko urubyiruko twebwe mu Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame nanone mugarukaho yaravuze ngo twiteze imbere sibyo duhimbe imirimo twiteze imbere urumva ubwo niba yavuze ngo duhimbe imirimo twiteze imbere ubu content creator nabwo ni akazi kuko ni nayo mpamvu nyakubahwa Perezida Paul Kagame nanone yagize gute yatuzaniye internet ihendutse ku buryo mu gihugu cyacu internet yirukanka cyane ikaguruka rero ni nayo mpamvu aba content creator ari benshi cyane yego ni muri urwo rwego rero we yari yazanye abantu biwe aravuga ati kubera ko nyine n'ubundi nyakubahwa Perezida Paul Kagame yaduhaye kwishyira kwizana akaduha ibikorwa remezo urumva ati reka mbaterekaho hariya gusa ntiyabanza ngo agire gute ashyiremo akenge abaze niba nta gikorwa remezo kizahakorerwa yego aha amakuru ufite navanye zandani nongorewe na Bogare yavuze ko adacitse intege n'ubwo uyu munsi byanze ariko arimo gutegura kongera kugaruka akazongera agakora umunsi nk'uyu agakora igikoko day ni ibihe bintu bitatu ubona Bogare akwiye kwitaho kugira ngo ikosa yakoze ritazongera kuba ibintu bitatu icyambere agomba kujya nyine abanza akamenyesha urumva icya kabiri agashyira abantu be ku murongo urumva icya gatatu akareka no kubeshya abantu uko yarababwiye ngo bazarya bazanywa azabategera ibyo bintu rero ntabwo ari byiza kubera ko iyo umaze kubeshya abantu ikindi gihe ntabwo bafata nk'umuntu uri seriye yego uretse wenda kuba yarabeshya abantu akabwira ngo tuzabategera tuzabagaburira uzaza na moto azabona imusubizayo ibyo byose bikaba bitabaye haba hari ikintu ubona bigiye guhindura kuba mukurikirana no kuba followers ndetse no kubakunzi yari asanzwe afite oya nta kintu byahinduraho kubera ko uriya ndacyari umwana ahubwo icyo nabwira abanyarwanda bazakurikirana kino kiganiro bamfashe bagende baflowing Bogare cyane ko bamwibye Instagram bituma asubira hasi rero kubera ko akiri umwana kandi akeneye gutera imbere kandi akaba nta handi yanavana umugati ndabinginze mumbabarira mugenda mu flowing Bogare yego aha dusoza ni ikihe kintu wabwira abakunzi bawe nabonye baragukunze kuri Arimba TV barakwishimiye kabisa baravuga bati wana Fisi turamwemera turamukunda cyane Fisi yakoze ibikorwa bya danje na Ashton Big iryo zina barariguhaye banagukurira ingofero baguhereza indabo zawe ubutumwa wabagenera cyane ko banavuze ngo kuri Arimba TV ntitukabure Fisi yego murakoze cyane no kuvuga ngo ngewe nkunda abanyarwanda ko abanyarwanda nanjye barankunda hanyuma nyefite abafana ku isi hose kubera ko
ngewe nkora content yego ziri international narabivuze na cyagiye yego nuvuga ngo rero abantu bose baranda gunkora ibintu bitarimo amajwi cyangwa kuvuga ngo bize kubuza abantu kubyumva batumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda yego ni muri urwo rwego rero abanyarwanda bari ku isi hose yego abakurikiranye Arimba TV yego icyo nababwira yego nugukomeza kunkurikirana hanyuma bakamfollowinga kuri Instagram Ashton Big hanyuma bagakora subscribe kuri Arimba TV kubera ko Arimba TV ni channel cyangwa televiziyo ihora ituzanira abantu bagiye batandukanye abastari yewe Arimba TV yerekana ibyabereye mu gihugu bigiye bitandukanye urumva rero ko tureke kurebera gusa tunakore subscribe kugira ngo n'ubutaha ukore no kukazogera kugira ngo n'ubutaha uzajya tubona notification wenda batumiye nanjye cyane abandi bantu hanyuma rero abanyarwanda bo ndabakunda cyane kandi ndabizi ko bankunda yego uretse ibyo kandi ubundi Fils abahishiye iki bakunze ibikorwa uri gukora rwose imyitozo ngorora mubiri kugenda ukora utera pompage push up bamwe kuvuga ngo ushobora kuba ugiye kwisenyera content kubera ko ukuntu umeze uko uteye ibyo bwabyo bishimisha abantu bigatuma bagukunda ariko imyitozo uri gukora barimo kuvuga bati ishobora kuba ari imwe mu bigiye gutuma ahubwo tutagikukunda kubera ko ushaka kuba ugiye kugabanya umubiri wawe byo urabivuga iki oya ntago nagabanya umubiri nyine ngo nanuke cyane wese ariko nyine nzakora ibishoboka byose ngabanukemo gake mwimbe fiti urumva ari nayo mpamvu kuri Instagram yanjye nitwa Fils Fitness cyangwa se Ashton Big rero ntago nzagabanya ibiro cyane burundu ariko nanone nzagabanya ibiro kubera ko ibiro byinshi ntago ari byiza ese ubundi Fils aho utangira gukora imyitozo ngororamubiri mbere yo kuyikora ufite ibiro bingahe ubu ngubu wamaze kugera kuri bingahe nari mfite ibiro 180 ubu nsigaranye ibiro 150 wow congratulations kabisa intego yawe yaba ari iyihe niyo kugera nko ku biro bingahe ukarekera intego yanjye no kugera ku biro 100 nkaba magarikije nivuga ngo nugera ku biro 100 Fils rwose gushaka gukora iriya content ariko ku biro 100 nibura aha Fils ubushize ubwo Ashton Hall yari ari mu Rwanda wagerageje kumwegera ndetse binagira effect nziza ndetse abantu benshi baranabishima nawe ubwe murahura aragukunda aravuga bati ndabona bakira bagenda gusa n'abayobozi bo kwa muzehe yego baravuga bati Ashton Big uri umuntu muzima ariko ugira akabazo kuko wahageze yarushye usaba ko yabakubwira ahandi hantu azaza noneho mukazahura ariko ntibyakunda ese nyuma byaje kugenda bite ko afite gahunda yo kuzagaruka mu Rwanda waba uri guteganya iki naramuvugishije kuri Instagram yego ubwo rero yambwiye ko mu mezi 6 azagaruka mu Rwanda yego bo rero niyo mpamvu ndi gukora content zanjye cyane kugira ngo nzahure nawe aba followers bazamutse ari nayo mpamvu mbari no gufata umwanya ngasaba buri muntu wese uzareba kino kiganiro kuba yamfollowinga yego kugira ngo twuzuze ibihumbi 100 tuzamuke tugere kuri 200 tuzamuka tugere kuri 500 ndetse na miliyoni ibintu byose birashoboka kubera Imana kandi noneho hari ijambo rivuga ngo tugomba gusenga tukanakora bana gusenga gusa cyangwa ngo ukore gusa ugomba gusenga ukanakora haleluya amen Fils ubwo duherukana wari wavuze ko ufite ikibazo cy'ururimi rw'icyongereza rwakubereye agaterera nzamba rukagutenguha rugatuma Ashton Big mutumvikana kuko waravuga ngo wavuze ngo iki yawe ngo ufite followers bangahe akobaza ngo video yawe yagiye viral ngo ni iyi aho kugira ngo umusubize ukaba ngo mu telefone ese kwiga icyongereza ubigeze hehe kwiga icyongereza mbigeze kure natangiye kwiga ndenda niga gake ariko kubera Imana ndabizi ko nzabishobora ikintu uriya nabonye umuntu yiga kuze ntagifate n'igifaransa ariko icyongereza biraza rwose
hanyuma kugira ngo wenda ndaza gukata kano kantu tugashyira kuri Instagram taginga Ashton Hall ndagira ngo mugenere ubutumwa mu cyongereza kugira ngo abantu barebe koko niba Fisi yego gira ubutumwa ugenera Ashton Hall mu cyongereza. Hi Ashton Hall. My name is Ashton Big. Because I love you so much. Come Rwanda. Come again. Welcome home. I want to meet you again. I want to meet you again. Please. Please. I want to challenge you with you. I wanted to challenge you. Abdomino. Abdomino. Fisi, abantu baragukunda kandi natwe turagukunda. Reka ngushimire ariko wenda tunagusabe wenda ugira ubundi butumwa ugenera abantu bawe by'umwihariko kuri uno munsi. Yego. Kuri? Uno munsi. Kuri uyu munsi yego murakoze cyane. Abantu banyana babwiye ko mbakunda cyane kandi cyane koko hanyuma nanabibutsa kugenda bagakora subscribe kuri channel yanjye yitwa Hogoza TV na channel ya boss wanjye uba muri Amerika witwa Bienvenue TV hanyuma nabonera no gusuza boss wanjye yitwa Bienvenue TV ajya areba channel yakoze na subscribe. Wow. Yego Bienvenue TV urwagaciro Imana igiguha umugisha kuko wampaye akazi. Yego reka nibwira abantu nanjye uwampaye akazi yitwa Phil Studio ni umufotographe akora gahunda zose zerekeranye no gufata amashusho ubukwe anniversary inama gutegura abashaka gukora proposal n'abashaka inidua photo bakorera hari studio yabo iri hari Ikagugu ku muhanda wa Rompe werekeza kuri gare ya Batsinda cyangwa se bahamagara kuri nimero ya telefone 078332 Phil's photo image ibirori bifotowe neza bizira gusaza no kwibagirana ariko Fisi ndagira ngo ngusabe rwose ngewe nzakujyane muri Phil Studio bagufotore pe wabinyemereye nta kibazo ndahari wowe uzambwire rwose ewana reka mbigusabe tuzajyane muri Phil kugira ngo wenda batazajya bagira ngo nibyo tuvuga tuba tubeshya uje muri Phil wowe uzajya ubibwirira kabisa oya nta kibazo nge ndapudate ese uni gahunda yo gushaka ni ryari nawe bazagukorera umugore sha ntago ndashaka umugore ahubwo nzashaka umwana yes ntago uzashaka umugore keretse mbaye ngabanyije ibiro nibwo nashaka umugore kubera iki se kubera ko nyine ari byo nsabwa none se abakobwa se barakwanga kubera ko wenda ufite ibiro byinshi oya ntago banyanga ahubwo ngiye kubera ko mbizi neza ko mfite imbaraga nkeya z'umubiri niyo mpamvu rero ngomba kugira gute kuba ndetse gushaka ariko hari igihe aho nkashaka umwana nese uzashaka umwana gute nta mugore nese umwana ntava ku mugore uzabanza ushaka umugore mbere nzashaka umukobwa umbyarira ariko uzi ubwenge bivuze ngo wowe ni wowe uritinya ntibajya bagukunda se babwiye ko bagukunda ntabwo nitinya ahubwo igihari ni kimwe ni uko mfite imbaraga nkeya z'umubiri urumva ntabwo rero nkeneye ngewe umukobwa azajya ahora anca inyuma buri munsi kwaje kwapura nta kabara kujya ugira ntabwo kajya kademara oya ndademara kuko nademara se natera gutinda urademara ariko ni gake cyane oya ndademara ahubwo imbaraga z'umubiri sinzi nimba uri murabyumva neza ibintu byina byo gukoresha imbaraga z'umubiri aba ari gake yego okay nta kundi buriya nukomeza gukora imyitozo nugera ku 100 bizaba byaraciyemo bizakunda nge nitwa Alexis Mbarusha naho iyi ni Arimba TV kanda subscribe tujye tubana ku makuru ndetse n'ibiganiro babigiye bigezweho kandi bivugwa hirya no hino iwe yitwa Fisi Nyamunini aka Ashton naka byivugire yego Fisi Nyamunini cyangwa se Ashton Big Ashton Big ni kuri Instagram yanjye na TikTok na Facebook ariko Facebook narengejeho Ashton Big Rwanda ese ubushize ko bavugaga ko Ashton Big kubihindura bitarajyaho kuri Instagram byarakunze yagiyeho rwose ubu uri Ashton Big uri confirmed cyane rwose aha nice to meet you